Muraho neza aho muherereye hose ndabasuhuje cyane ndabasuhuje bantu tubana umunsi ku munsi kuri Nile ya TV1 reka ntaragira icyo mbabwira manze mbashimire uburyo mudahwema ko unyereka ko tubana umunsi ku munsi uburyo munyereka ko turi kumwe cyane cyane abantu muri Amerika njya mbabona muri abantu b'agaciro muri abantu banje bari mu Burundi ndababona namwe banyarwanda tubana umunsi ku munsi simwe gusa rero mu bihugu byo hanze nabonye n'abantu bari muri Korea babashyira muri comment mbona neza ko tubana ndabashimiye ni mwubahwe kandi ni muhabwe umugisha n'Imana none aha rero mbazaniye ibidasanzwe mbazaniye ibitandukanye n'ibyo dusanzwe tuhabona ariko byiza cyane wakwibaza ngo tugiye kuganira kuki tugiye kuganira ku muntu ukomeye cyane uvugwa muri Bibiliya ntimujye kure uwo ni umuntu bita Dawidi ngakora subscribe wowe utarayikora nawe wayikoze ndagushimiye okay let's go twatangiye ntujye kure ngwino tunakizwe tujye tuba mu biganiro biraho gusa muze tumenye n'amateka y'abantu bakomeye cyane babayeho kandi bavugwa muri Bibiliya ture ko ari nicyo twabigiraho okay nanone muraho neza mwese inshuti zanjye abantu banjye tubana umunsi ku munsi uyu munsi rero tugiye kuganira ku muntu ukomeye cyane uvugwa muri Bibiliya nkuko nari mbibabwiye uwo nguwo nta wundi ni umuntu bita Dawidi cyangwa se King David cyangwa se Davide uwo niwe tugiye kuganiraho ariko abenshi tumuzi mu izina rya Dawidi uwo rero Dawidi tugiye kuganiraho ni Dawidi wari umwami wa kabiri w'Abisirayeli akaba ari umwanditsi wa zaburi nyinshi kandi umuntu Imana yise umuntu uhuje umutima umuntu uhuje n'umutima wayo uwo niwe tugiye kuganiraho Dawidi ni umwami wa kabiri w'Abisirayeli akaba ari umuntu wanditse igitabo cya zaburi iriya zaburi ivugwa mu migani kandi akaba ari umuntu mu by'ukuri Imana yahoze yishimira ikavuga ko ari we muntu wahuje umutima nayo nuko ngo rero intego y'ikiganiro ni ukurebera hamwe ubuzima bwa Dawidi aho yavuye aho yageze n'amasomo akomeye twamukuraho mu buzima bwacu bwa buri munsi iyo niyo ntego cyangwa se niyo mpamvu itumye nkuzanira amateka y'umwami Dawidi kandi ko Dawidi muramuzi ko afite ibigwi byinshi afite amateka menshi mu nkundire tuyamenye pe buriya aka kantu wakwibaza ngo nagakuye he ni akantu nanyuzeho nihitira ndakabona aho umuntu umwe yari kuvuga ati mu bantu atinya bo muri Bibiliya yubaha ngo ati batatu ba mbere na Dawidi azamo avuga uburyo atinyamo Dawidi amwubaha avuga ko yari umuntu urenze nanjye mubonye ndavuga abantu bo kuri Nile ya TV1 ngomba kuza mbahereza byinshi kuri Dawidi tumenye ngo uwo muntu mutinyira iki amwubahira iki natwe tumenye ni muntu ki ni mu bikunda rero nzajya mbashyiriraho amateka y'abantu benshi cyane bagenda bavugwa muri Bibiliya kandi bakomeye cyangwa se bagize uruhare mu mibereho yabo n'Imana reka turebere hamwe ubuto bwa Dawidi ubuto bwa Dawidi rero reka dutangire tureba aho Dawidi yavuye Dawidi yavukiye mu mujyi wa Bethlehem yari umwana wa munani wa Yesaya nta muntu wari witeze ko ari we Imana yahitamo ngo abe umwami ariko Imana yamubonyeho ikintu cyihariye umutima wicisha bugufi kandi ukunda Imana yari umwungeri w'intama cyangwa se umushumba yari umushumba uragira intama ashyira umutima ku byo yakoraga Imana imuha icyubahiro binyuze ku muhanuzi Samweli amusiga amavuta nk'umwami wa Isirayeli ariko ubwo yaramukaga nta muntu n'umwe wari ubizi uretse Samweli n'umuryango wa Dawidi ni ukuvuga ngo uyu Dawidi yari umushumbi wabo cyangwa se umwungeri yaragiraga intama ari umwana wa munani muri famiye yavukagamo yari umuntu uciriritse bya hatari yari umuntu ubona neza ko bigoye kumva neza ko yaba umwami uko biri kose icyo cyizere ntacyo yari afitiwe n'uwari kuvuga ngo ninde uzasimbura umwami byari bigoye cyane ko ubonamo Dawidi ariko Imana itareba nk'abantu mwe Imana yaremye abakomeye n'aboroheje
iritegereza ibona umuhungu wibereye hariya mu ishyamba, wibereye mu mukumbi w'intama, iravuga iti uyu niwe nkwiriye kugira nde umwami, niwe nkwiriye gutoranya ntitaye ku bahungu bavukanaga nawe b'uburebure, b'igihagararo, b'uburanga, ikindi kandi bafite ukuntu bari babayeho. Burya mwa bantu mwe turetse no muri bino bihe by'Abisirayeli, no kuri ubu ngubu umuntu twakwita umwungeri cyangwa se umushumba, murabizi ni umuntu uciriritse. Ni umuntu uciriritse bitewe n'uko akazi akora gafite ukuntu kaba katari simati, mu by'ukuri arakomeye cyane pe, ariko tugendeye ku bigendanye n'icyubahiro, ntabwo umuntu wicaye muri banki yahagarara ngo ahagarare n'umuntu uvuye gukukira inka, abo bantu ngo bahereze inshingano zikomeye kimwe. Ikindi kandi burya abariya abantu b'abungeri cyangwa se abashumba, biba bigoye kubagirira icyizere ko hari indi mirimo y'ibyubahiro bashobora. Ntabwo byoroshye kumva ko bariya abantu bize, gusa barize barize baranasobanutse, kuko burya ugira amahirwe agira akazi. Murabizi neza ko ikintu cya mbere cyubahwa ni akazi muri ubu buzima. Akazi niko kayoboye buri kimwe, kuko akazi gatanga amafaranga, kandi amafaranga niyo akenewe muri ubu buzima. Aho wayakura hose uba uri umuntu ukomeye. Ariko nicyo nashakaga kubabwira, nshaka kubabwira yuko burya bigoye kuvuga ngo tugiye gutora minisitiri ngo tumushakire mu bantu bari kuragira inka. Wenda tuve ku mukuru w'igihugu, cyangwa reka dufate usanzwe, dufate gitifu w'akagari. Ntabwo byoroshye ko wajya gutanga kandidatire ngo hazemo n'umushumba wiviriye mu ntama ze hepfo iyo ngiyo zitari n'inka, ngo uvuge ngo uwo muntu afitiwe icyizere. Ariko Imana itareba ubwiza n'igihagararo, bwarakeye ibwira Samweli iti, umuhanuzi wawe Samweli iti, haguruka ugende ndagutumye, ati genda kwa Sawuli, mugende mu bana be bose uko bangana, ufata ihembe ryawe uryuzuzemo amavuta, ugende kwa Sawuli, ubundi ugende mu rugo rwa hariya aho Dawidi yavukaga, uwo ndi butunge inkoni cyangwa se uwo ndi buhitemo niwe uri busukeho amavuta. Sawuli yari umwami w'Isirayeli nyine. Uwo Sawuli Samweli yakundaga kumwereka Imana, amusengera kenshi na kenshi. Nibwo Imana yamubwiraga ati uzageza ryari kuririra Sawuli? Sawuli kugeza ubu ngubu sinkishaka ko aba umwami wa Isirayeli. Atubwaga ugende kwa Yesaya, ugenda mu bahungu bo kwa Yesaya, uwo ndi bukwereke, uwo nguwo niwe uri busukeho ayo mavuta yawe. Mu bahungu ba Yesaya harimo uwitwa Eliyabu, harimo Aminadabu, bari abantu benshi, ni abahungu. Reka twifashisha abo ngabo ni sampo gusa. harimo uwitwa Eliyabu, harimo uwitwa Aminadabu, harimo n'uwo Dawidi ari we muhererezi. Ariko Imana itareba ubwiza n'igihagararo, yaragiye iti uwo ndakwereka niwe urasukaho amavuta. Yesaya rero ise wa Dawidi azana abahungu be bose, Eliyabu na Aminadabu, arabazana arabakusanya. Ariko Samweli akabanga ati mu Imana yantumye ntabwo ari uwo nguwo. Mu bantu Imana yantumye ko nza gusukaho amavuta, ubuzanye siwe. Ati se nta wundi mwana ufite muzehe? Umusaza ati nta wundi, abasore mfite ngaba nabakuzaniye. Ati se nta n'umwe wenda wibagiwe waba ufite naho watumye? Nibwo yibutse neza yuko uyu Dawidi ari umwana afite yohereje mu ishyamba cyangwa se kuragira umukumbi w'intama. Uwo Yesaya rero nibwo yese yibuka neza ko afite akandi kana disi kagiye kuragira ko mwabantu. Ntabwo byoroshye pe. Nukuri uyu Yesaya yamweretse abahungu bose ba Eliyabu, ba Aminadabu, abahungu yemeraga ko bafite igihagararo, bose arabamwegereza. Ariko umuhanuzi w'Imana Samweli wari watumwe n'Imana akitegeza ati mu Imana yantumye uwo siwe. Nibwo rero akimubwira ati hari akandi gahungu kari hariya mu ishyamba kagiye kuragira, ati niko gaherereze, reka nkakuzanire. Ariko n'uyu Yesaya ntawamurenganya, ntabwo yashoboraga kwiyumvisha ko umwana w'umuhererezi ari we Imana yatoranye. Yatekerezaga yuko umuntu ugomba kuba umwami agomba kuva wenda mu bana b'imfura.
niyo mpamvu uyu Dawidi atahise amubangukira no mu bantu ya presence Dawidi atararimo. Nibwo Yesaya Samweli amubwira ati uwo mwana agenda umuzane mu mubangutse ndebe ko ari we Imana yantumyeho. Nuko rero ubwo uwo muhungu Dawidi bamutumaho avuye mu ishyamba kuragira umukumbi we akana k'agahungu, nibwo Samweli avuze ati uwo niwe Imana yantumyeho, uyu nguyu niwe Imana yanyeretse, niwe ndi busukeho amavuta. Dawidi nuko nguko rero yatoranyijwe aba umwami, ubwo nibwo buzima bwe. Isomo rero twahakuraho ngaho ni uko Imana itareba isura cyangwa ngo irebe icyubahiro cyangwa irebe igihagararo, nta nubwo amazina abantu batwita, uburyo dukomeye n'amatitire dufite, ntabwo ari cyo kintu Imana irebaho. Imana ireba umutima wacu, ukamenya ngo uyu nguyu niwe nkunze kandi niwe nishimiye. Nuba ngo birashoboka ko waba uciriritse uwo waba uri we wese, ariko Imana yashatse kukugeraho ntabwo ishobora kureba aho ngaho uri haciriritse, ntabwo ishobora kureba aho uvuka, oya. Kuko n'uyu Dawidi nta wakekaga ko yaba umwami ugereranyije n'abasore b'uburanga yavukanaga nawe. Niko Bibiliya ibivuga ngo ni abasore b'uburanga b'ubwiza ndetse n'igihagararo. Dawidi rero nuko kuntu yabaye iki umwami, kubera umutima we wo kwicisha bugufi kandi akunda Imana. Ubwo ni ubuzima bw'ibanze bwa Dawidi mu buto bwiwe. Reka turebe noneho Dawidi atsinda Goliyati. Nuvuga ngo Dawidi atsinda Goliyati, iyi nyigisho ikurikiraho ni inkuru twese tuzi iyi nkuru ya Dawidi na Goliyati. Bantu mwabaye mu Ecole de Dimanche muri Sunday School cyangwa se Sabbath Day, buri wese nuko abyita. Nta muntu waba utazi inkuru ya Goliyati, n'utaba usengera aho handi aho wize muri nasari, ntabwo mwari kubura uturirimbo twa Dawidi na Goliyati. Uburyo ngo Dawidi cyangwa se uyu Goliyati yari yarisuzuguriye ubwoko bw'Imana, yarasuzuguye Abisirayeli cyane, yari umugabo w'igihangaje. Iyo nkuru mwese murayizi, ari umugabo w'ikihebe wasuzuguye ubwoko bw'Imana, ndetse n'abasirikare bo muri icyo gihugu baramutinye. Ariko muzi ukuntu Dawidi yamugenje, amwicisha akantu gato cyane ibuye. Reka iyo nkuru nayo nyibabwireho, uyiza akomeza ayimenye, uwo yaryoheye ikomeze muryohere. Goliyati yari igihangaje cy'Abafilisitiya, ari umugabo w'ikihebe w'ikitabashwa wo mu gihugu cy'Ubufilisitiya cyangwa se mu bwoko bw'Abafilisitiya. Uwo mugabo yari umuntu w'ikihebe cyangwa se ndakorwaho. Uwo mugabo rero yari mu Bafilisitiya nk'uko mbibabwiye, atinya buri muntu wese mu ngabo za Isirayeli. Dawidi rero wari akiri muto aragenda ati ninde uriya utuka ingabo z'Imana nzima? Yari afite ukwizera gukomeye cyane, uwo ni Dawidi. Murabyibuka uyu Goliyati yari umuntu usuzugura ubwoko bw'Imana, agatuka Imana ya Isirayeli, afite ukuntu yabasuzuguye kandi abasuzugurana n'Imana yabo. Nibwo Dawidi yazaga ati se uriya ninde utuka ingabo z'Imana? Ninde utuka ingabo z'Imana nzima? Dawidi yabivuganye ukwizera kwinshi cyane. Dawidi rero atiteka abandi basirikare uwo mugabo yarabasuzuguye, baramutinye bitewe n'igihagararo yari afite. Agahungu gato cyane kari kibereye mu ishyamba. Uyu se yohereza abahungu ku rugamba, bariya bakuru ba Dawidi, akabohereza, urugamba rurabananira. Uyu mugabo yari ikihebe cyane, avuga ati ninde ugezweho ngaze umugaburira ibisiga. Iyo nkuru mwese murayibuka cyane. Hanyuma abagabo baramutinya, ariko noneho uyu Yesaya atuma Dawidi, aramubwira ati ngwino ugemurire abari ku rugamba, ngwino bajyanire ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bari ku rugamba. Nibwo Dawidi acyahinguka yumvishe amajwi y'umuntu urimo atuka ingabo z'Abisirayeli, ingabo z'Imana ya Isirayeli, arimo atuka Imana yabo. Niko kwibaza kiriya kibazo ngo uwo ninde utinyuka gutuka ingabo z'Imana nzima? Mu kwizera Dawidi yari afite rero, afata umuhumetso we atoranya amabuye 5. Niko byagenze, yamanutse mu kagezi kari hafi aho, atoraguramo ayo mabuye 5. Arangije arahaguruka ahangana na Goliyati. Yari umwana muto cyane pe, ntiyigeze atinya ukuntu Goliyati yanganaga. Ariko Dawidi we muri ya mabuye 5 yitoraguriye mu kagezi, mw'abantu mwe. Niyo mpamvu umuhanga yavuze ngo kwizera kurarema. Intwaro zamunaniye, imbunda, amasasu, inkota, byose byananiwe Goliyati, ariko Dawidi mu kwizera yagiye atoragura amabuye 5. Murumva ko umugabo yari afite ukuntu abayeho, cyangwa se murumva ko yari afite
kwizera kudasanzwe. Muri ayo mabuye rero ntacyo yitayeho, yaragiye arahaguruka ahangana na Goliyati, amutera ibuye rimwe gusa riramutsinda. Nandi Dawidi yavuze ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka, ndakurwanya kandi ndagutsinda. Aho ni nyuma yo gutoragura twatubuye, yari yifitiye umuhumetso agendana. Namwe murabyumva, umuntu wibera mu ishyamba ntabwo yatandukana n'imihumetso. Nibwo muri ya mabuye atanu yafashe ibuye rimwe ngo ararizunguza, arongera ararizunguza. Akimara kubwira uwo Goliyati ati nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli, ndakurwanya kandi ndagutsinda. Goliyati nakiryo kenshi, ubwiyemezi bwinshi cyane, niko kumuseka cyane ko Dawidi yari umwana muto, birumvikana. Ariko umwana muto yashimishaga Imana, yari umuhungu uzi guhimbaza Imana cyane, azi gusenga cyane, n'abadayimoni bakazengerera. Nibwo yabwiye rero umugabo ati nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli, ndakurwanya kandi ndagutsinda. Dawidi afata kakabuye arakazunguza, aba aramukocoye mu gihanga nk'uko biri bivuga, aba aramutsinze. Uko niko Dawidi yatsinze Goliyati, atari uko afite imbaraga, ahubwo ni uko yizeraga Imana. Urumva ko yabikoranye ukwizera, amutsindisha akabuye yakubise mu muhumetso we, ari mukubita mu ruhanga rirahinguranya. Nguko ukuntu Goliyati yese yicwa n'iryo buye, yahise agarama aho ngaho nk'uko twese tubizi. Isomo twakwigira kuri Dawidi rero muri ubwo buzima bwo gutsinda Goliyati, nubwo waba uri muto cyangwa se udafite ubushobozi nk'abandi, ushobora gutsinda ibikomeye iyo wizera Imana. Hano isomo twakora kuri Dawidi, yari wa muntu ufite kwizera kwinshi cyane kudasanzwe. Mwibaza umuntu wizereye mu ibuye, wakwibaza ngo iryo buye ryari gati ki? Ibuye ryo kwica umuntu, ibuye rishobora gutera, nabwo arinyuje mu buhumetso mw'abantu mwe, iryo buye rikica umuntu ndetse w'igihangaye. Murumva ko uyu Dawidi yari afite kwizera gukomeye, yari umuntu udasanzwe mu bigendanye no kwizera Imana. We yarahagurutse avuga ati mu izina ry'Imana Data, Imana ya Isirayeli, ndakurwanya kandi ndagutsinda. Nk'uko yabivuze, uko niko byagenze uko nguko. Dawidi baramutsinze. Hanyuma rero ubwo ni ubuzima bw'ukuntu Dawidi yatsinze uriya Goliyati. Noneho tugeze kuri Dawidi mu buzima bwe bwa gisirikare. Hano ni mu buzima bwe bwa gisirikare, ko muribuka Dawidi tukiri hariya akiri umushumba, ni ibintu byinshi yarwanye. Yishe idubu, yarwanye n'idubu araritsinda ararinesha, igihe ryari rimwambuye umwana w'intama. Murumva ko uyu musore yari afite uburyo ki, afite umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana. Reka turebe ubuzima bwa Dawidi rero bwo mu gisirikare ndetse no mu buhungiro. Wakwaza ngo yahungaga nde? Yahungaga iki? Nubwo Dawidi nyuma yo gutsinda Goliyati, Dawidi yabaye icyamamare. Nawe urabyumva, umwana muto cyane kandi w'umushumba, abaye icyamamare ku musozi wose. Yishe igihangaje cyari cyarananiranye, yishe ikihebe cyari cyarananiye amahanga yose, cyarabasuzuguye, kibifatira uko kibonye. Ariko umwana muto cyane Dawidi aba aramutsinze. Nuko Dawidi rero yabaye icyamamare mu gihugu cyose. Inkuru yose iramenyekana ko umusore muto cyane Dawidi ari we wishe ikihebe Goliyati. Naho ngo Dawidi icyo gihe yahise yinjira mu ngabo za Sawuli. Icyo gihe rero Sawuli niwe wari ukiri umwami wa Isirayeli kuri icyo gihe. Yinjiye mu ngabo za Sawuli, atsinda intambara nyinshi. Yari wa wundi ujya ku rugamba akarurwana kandi akarutsinda. Nta rugamba Dawidi yabaga arimo ngo rumutsinde. Ni ukuvuga ngo uhigeze icyo gihe, kuva ubwo yinjira mu gihugu cya Isirayeli, niko yabaye umuntu utsinda. Imana yamukoresheje ibidasanzwe mu rugamba rwose yajyagamo, yaratsindaga intambara. Ni intambara nyinshi cyane yatsinze ku ngoma ya Sawuli. Ariko ibyo byatumye umwami Sawuli agira ishyari. Mwibaze namwe, uyu Dawidi yakomeje aba icyamamare, aba umuntu udasanzwe, bitewe n'uko urugamba rwose yajyagaho yatahanaga intsinzi kandi agatahana ibigwi. Ninde wabikoze? Ni Dawidi. Ninde wabikoze? Ni Dawidi. Mu by'ukuri Dawidi aragenda aba Dawidi, bigira n'ubwo umwami Sawuli amugirira ishyari. Yamugiriye ishyari rero, kandi koko niko abantu bamwe na bamwe bateye. Ugakora ibyiza kandi ibyiza ni ibyabo, ariko ntagire kubiha agaciro, ahubwo akakugirira ishyari. Ugasanga uri mu kazi runaka,
none ukagira ku buryo ukorera kampani runaka cyangwa se ikigo icyo ari cyo cyose ukorera ukabahereza inyungu nyinshi cyane, ukagera aho bavana n'aho bageza ariko ntibabyishimire ku buryo bwiza kandi uri no kubaha inyungura. Uyu niko byamugendekeye, urugamba rwinshi yararutsinze, intambara nyinshi yarazitsinze. Icyo gihe Sawuli aza kumugirira ishyari, yagerageje kwica Dawidi inshuro nyinshi cyane, Dawidi arahunga. Murumva ko iryo shyari Sawuli yamugiriye ryamuteye kugambirira kumwica. Ntabwo ryabaye rya shyari rirangirira aho gusa rivuga ati wenda umwana muto yaranyemeje, ahubwo we yaravuze ati agomba gupfa. Ariko iri shyari uko biri kose ryaterwaga n'ubwo bamufitiye by'uko uyu mutipe ashobora kuzamuvumbukana akaba ari we umwami, kandi ntiyarazi ko Dawidi afite amakuru ko ari we Samweli yasutseho amavuta. Nuko rero Dawidi abonye ko Sawuli ashaka kumwica, niko kugira gutya Dawidi ahita ahunga. Ariko nubwo yabaga afite amahirwe yo kwihorera, Dawidi ntiyigeze yihorera. Niyo ngo uyu Dawidi muri urwo rugamba yari afite buryo ki bwinshi yarwanyamo Sawuli kandi akamutsinda. Yari afite buryo ki yamwicamo mu buryo bwinshi bworoheje. Ariko uyu Dawidi ntiyigeze agerageza kwihorera kuri uyu Sawuli, kuko Sawuli yagerageje kumuhiga mu buryo bwinshi bukomeye, agambirira kumwica. Burya kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo guhunga biba biri too much. Rero uyu Dawidi yari afite nawe henshi ho kumwicira cyangwa se kwihorera kuri we, ariko uyu Dawidi ntabwo yigeze abikora kuko yari afite amakuru. Nuko igihe kimwe yasanze Sawuli asinziriye, ntiyamugirira nabi, kandi aho ngaho yari afite amahirwe menshi yo guhita amwica kuko yari asanze asinziriye. Ariko Dawidi aramwihorera, ntiyamugirira nabi, ahubwo yaravuze ati sinzigere kuzamura ukuboko kwanjye kuko Imana yasize amavuta. Ayo niyo magambo Dawidi yavuze. Yaravuze ati sinzigere na rimwe ngerageza kuzamura ukuboko kwanjye kuko Imana yasize amavuta. Urumva yari afite kumwubaha, avuga ati singiye kwica cyangwa se ibiganza byanjye ngo bijyemo amaraso mpangara umuntu Imana yisigiye amavuta. Murumva ko uyu mwana yari n'umuhanga. Isomo rero twakura aha ngaha ni uko kwihangana bitera kunesha, kubaha abayobozi ndetse no kutihorera ni imico ikomeye cyane Imana ikunda. Ni ngombwa nimba ugeze mu kibazo si ngombwa kwihorera. Ikindi kandi gerageza wubahe umuntu, cyane ko na Bibiliya irabivuga ngo nimwubaha ababayobora kuko badatwarira intwaro zabo ubusa. Niryo somo twakura aha ngaha rero kuri ubwo buzima bwa Dawidi bugendanye n'ukuntu yabaye mu gisirikare ndetse n'uko yagiye ahunganye cyamuteye guhunga. Wavuga uti kwihangana bitera kunesha. Dawidi yarihanganye kandi yirinda kwihorera cyangwa se kugirira nabi uyu mugabo, ahubwo aharanira kumwubaha kuko Imana yaramushyizeho ngo amubere umuyobozi. Ngoko ngayo rero isomo twahakura. Hano icyo wamenya rero kuri Dawidi mu gisirikare cye, yabaye umusirikare ukomeye w'ikirangirire, yabaye umusirikare w'icyamamare kandi w'amateka, aho nyine byageze ubwo umwami amugirira ishyari. Icyateye Dawidi guhunga rero nuko Sawuli yashakaga kumwica. Icyateye Sawuli kumwica nuko yabaye umusirikare ukomeye, akagira impungenge yuko azamukura ku butegetsi, kandi ikindi rega niwe wari wabaye umuhitinzi. Namwe mwibaze mu gihugu nk'umuminisitiri w'intebe abaye umuhitinzi kuruta umuperezida, nawe urabyumva. Naho ngaho rero icyo Dawidi yahungaga ni ishyari rya Sawuli. Sawuli washakaga kumwica amuhora impano Imana yamwihereye kujya ku rugamba ako kanya umutipe agatahana intsinzi kandi mu gihe gito. Nibyo byamuranze mu gisirikare. Noneho reka turebe ngo Dawidi agirwa umwami. Ubwa mbere nabwiye uburyo byagenzemo. Reka turebe nyirizina byimbitse Dawidi agirwa umwami cyangwa se ubutegetsi bwiwe bwaranzwe n'iki mu gihe cye cyo kuba umwami. Nk'uko twatanye nawe babwiye uburyo yagizwe umwami, ni Imana yatumye umuhanuzi wayo Samweli ati huta ujye mu rugo rwo kwa Yesaya kugira ngo utoranye uwundi bukwereke ngo abe umwami. Bamuzaniye abasore benshi nk'uko nabibabwiye, Eliyabu, Aminadabu n'abandi, namwe muri kubibuka mwabashyira muri komenti. Arangije rero Imana iza guhitamo Dawidi, nyine niwe yasutseho amavuta. Reka turebe uburyo byagenze. Imana yarinze Dawidi kugeza agizwe umwami. Murabyibuka mu ishyamba, Dawidi yibera mu ishyamba arwana n'idubu. Aho hose Imana yarahamurindiye kugeza igihe yimye ingoma akaba umwami. Yabaye umwami wa Yuda, nyuma aba umwami w'Isirayeli yose. Uyu Dawidi yabanje kuyobora Yuda
nyuma yo kuhayobora nibwo yaje kuyobora Isirayeli yose ayibera umwami. Yafashe Yerusalemu ayigira umurwa mukuru. Ni ukuvuga ngo ku ngoma ya Dawidi muri iki gihugu cya Isirayeli, Yerusalemu niho wari umurwa mukuru. Agarura isanduku y'isezerano. Muribuka amateka y'isanduku y'isezerano, reka twe kuyavugaho byinshi, nzaza ndi kubabwira ibigendanye na ya sanduku y'isezerano. Nzababwira amateka yayo, reka tube tuyabitse, tuzayagarukaho kuko none turi kuvuga ku mateka ya Dawidi. Ni ukuvuga ngo uyu Dawidi rero agifata igihugu cya Isirayeli agahindura Yerusalemu umurwa mukuru, Yesu agaruramo ya sanduku y'isezerano kandi ategura ko Imana izubakirwa urusengero. Uko niko byagenze, nubwo atarwubatse ahubwo umuhungu we Salomo niwe warwubatse. Uyu Dawidi rero akigarura ya sanduku y'isezerano yagize umuhigo ko azubakira Uwiteka urusengero. Ku ngoma ya Dawidi rero ntabwo byakunze ko rwa rusengero rwubaka, ariko rwubatswe nanone umuhungu we Salomo. Salomo niwe warwubatse. Murumva ko byose nta papa nta mwana, byose biba ari kimwe, imfura ingana na se. Ibyo twese turabizi. Dawidi yayoboye neza pe. Niwe mu buyobozi bwa Dawidi, ni umuyobozi wagize kuyobora neza, yicisha bugufi kandi aharanira gukora ibyo Imana ishaka. Isomo twakura aha ngaha rero, umuyobozi mwiza ni uwicisha bugufi, ukunda Imana kandi uharanira gukorera abandi. Uko niko Dawidi yabigenje, ni uko kuntu yagizwe umwami, ibyo nabibabwiye, ni uko kuntu yayoboye. Birumvikana nk'umwami nyine afite ukuntu yayoboye muri icyo gihugu. Uburyo rero uyu Dawidi yagiragamo kwihana, murabizi neza ko Bibiliya itubwira ko uyu Dawidi ari we wa muntu wagerageje gukora ibyaha byinshi, ariko kandi ngo niwe wagiraga kwihana kwinshi. Murabyibuka muri Zaburi uburyo Imana yavuze ngo, hari ahantu Dawidi yanditse ngo nkundira Uwiteka ko ari mwiza, ngo imbabazi zayo zihoraho ibihe byose. Aha ngaha yavuze ngo imbabazi z'Imana zihoraho ibihe byose, ni igihe Imana yaramwemereye ati uhereye none ngo haye imbabazi z'iteka, uhereye none nkubabariye ibyaha byawe ndetse n'ibicumuro, ndakubabariye guhera nonaha kugeza ibihe n'ibihe. Ubwo urumva Dawidi we ku byaha yakoraga yari yaramaze guhabwa imbabazi n'Imana. Niho yanditse ngo nkundira Uwiteka kuko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho ibihe byose. Naho byavuye. Tugiye kurebera hamwe rero ku makosa Dawidi yabaga yakoze, uburyo yihanagamo. Nk'uko birivuga se kuko yari umunyabyaha, niwe muntu wakoraga ibyaha byinshi, se kuko yagiraga ko byihana. Tubirebe ngo nubwo rero Dawidi yari umwami mwiza, nawe yakoze amakosa. Uyu Dawidi yari umwami mwiza pe, ariko ari umunyabyaha. Yagiraga ibyaha bikomeye, ariko icyiza cy'uyu Dawidi yarizwaga nabyo. Agikora icyaha umutima waramurya gukamukomanga, akikubita hasi akarira. Ni wa mwami washoboraga kwiyambika ubusa kubera guterwa isoni n'ibyaha bye. Ni uko ngo yagize mu bwami bwe yabikozemo amakosa menshi kandi abugiramo ibyaha byinshi, ariko aho Dawidi abera igihangange cyangwa se abera umuntu udasanzwe, ni wa muntu wasobanukirwaga icyaha cyiwe, akamenya ngo nakoze icyaha ryari nagikoze akamenya ngo nacumuye ni hehe nacumuye. Akaba ari wa muntu wari uzi kwihana by'ukuri, azi kuririra Imana ku bw'ibyaha byiwe. Kimwe mu byaha yakoze rero uyu Dawidi yaryamanye na Batisheba. Batisheba muramuzi ko yari umugore wa Uriya. Uyu Dawidi yaramurabutswe, murabizi iyo nkuru yiwe, yamurabutswe ariko aramurarikira aryamana nawe, kandi ategeka ko Uriya yicwa ku rugamba. Ni ukuvuga ngo uyu Dawidi yaryamanye n'umugore wa Uriya, yaramurabutswe koko ari kwiyogera, abamugiriye irari aramurarikira, aramusambanya, bararyamana, kandi koko kuryamana yaje no kumutera inda. Dawidi akibona ibyo byose, ni mwese ategeka ko bamushyira ku rugamba bakamubanza imbere, noneho abo bari kumwe kuri urwo rugamba bakamutererana, bakamujugunya mu banzi kugeza ubwo bamwishe, kuko yari afite ubwoba bw'uko Uriya azava ku rugamba agasanga Dawidi yamutereye umugore inda. Icyo cyari igisebo ku mwami ndetse no ku gihugu muri rusange. Ubwo rero Dawidi yabonye nta kundi azabigenza, ahitamo kumwicisha, asaba abari ku rugamba ko bamubanza imbere, kandi bamubona amaze kugera hagati mu babisha bakamutererana bose, hakabura n'umwe mbese uba hafi aho ngaho kugira ngo bahite bamwica.
uko niko byagenze. Murumva uyu Dawidi yakoreyemo ibyaha bibiri kandi bikabije. Yakozereyemo icyaha cy'ubusambanyi ndetse akoramo icyaha cyo kwica. Mu by'ukuri urumva ko uyu Uriya apfa yari inzirakarengane, yapfuye azize ibyaha bya Dawidi, azize ubusambanyi bwa Dawidi. Urumva yamusambanyirije umugore, ararenga aranamwica. Ibyo byari ibyaha bye. Nuvuga ngo rero nyuma y'ibyo ngibyo yo kumwicira ku rugamba, Imana yohereje umuhanuzi Natani kumuhana. Dawidi ntiyigeze yitaza cyangwa ngo ashake uko yiregura. Oya, yahise yihana bivuye ku mutima. Nuvuga ngo yihanye icyaha kibona ko kivuye ku ndiba y'umutima. Murabyibuka ko kera uyu muntu yakoraga icyaha, Imana yashoboraga kumuhaniraho ako kanya, ariko Dawidi we ntiyigeze aburana cyangwa ngo abihakane cyangwa ngo abeshye Imana. Ahubwo Dawidi we ako kanya yahise yihana, kandi yihana ubona ko bivuye ku ndiba y'umutima. Asaba Imana imbabazi kandi yandika Zaburi ya 51. Zaburi ya 51 rero simbizi nimba muyizi. Ku bayisomye iyo nkuru murayizi. Ikindi kandi no kuba utarayisoma, reka nyibabwireho muri makeya. Zaburi ya 51 uko ivuga. Icyo gihe nibwo uyu Dawidi yahitaga yandika iyo Zaburi, nyuma y'uko Imana imutumyeho ngo najye kugira gute. Igihe Imana yamutumagaho umuhanuzi Natani, igihe yihanaga ibyaha byiwe, Imana ikamugirira imbabazi, ikamubabarira. Reka twumve amarangamutima Dawidi yabigizeho nyuma yo kubabarirwa n'Imana. Yesu yandika Zaburi ya 51. Ndaje mbabwire dukeya kuko nivuga. Yaranditse ngo Mana umbabarire sinkwihishe icyaha cyanjye. Mana umbabarire sinkwihishe icyaha cyanjye. Mana ungirire neza nk'uko ineza yawe yuje urukundo iri, nk'uko imbabazi zawe ari nyinshi. Uhanagure ibicumuro byanjye, unyuhagire unkureho ikosa ryanjye. Murumva aha ni amagambo yo kwicuza. Uko niko Dawidi yihanye. Ariko murihangana, Bibiliya ndi gusoma, buri wese afite Bibiliya yiwe, gusa byose ni ijambo ry'Imana. Njye ndi gusoma Bibiliya y'abahamya ba Yehova. Ubwo nawe Bibiliya rero uyifate, cyangwa se Bibiliya ntagatifu. Icy'ingenzi ni ukumvamo ukuntu Dawidi yasabyemo Imana imbabazi, ubona neza ko bivuye ku mutima. Yaravuze ati, Mana ungirire neza nk'uko ineza yawe yuje urukundo, nk'uko imbabazi zawe ari nyinshi, uhanagure ibicumuro byanjye, unyuhagire unkureho ikosa ryanjye, kandi unyezeho icyaha cyanjye. Nzi neza ibicumuro byanjye, kandi icyaha cyanjye gihora imbere yanjye. Ni wowe nacumuyeho, wowe wenyine, kandi nakoze ibibi mu maso yawe. Nuko nuvuga ugaragare ko ukiranuka, kandi nuca urubanza ugaragare ko rutariho umugayo. Dore mama yambyaye ababara, ndi umunyabyaha, kandi yansamye ndi umunyabyaha. Murumva uyu mugabo yari afite ukuntu azi kwihana bya hatari. Dore wishimire ukuri k'umutima wanjye, umpe kugira ubwenge nyakuri mu mutima wanjye. Unyezeho icyaha cyanjye, ukejeshe hisopu kugira ngo nke. Unyuhagire kugira ngo nere ndushe urubura. Unyumvishe ijwi ry'ibyishimo n'umunezero, kugira ngo amagufwa wajanjaguye yishime. Uhishe mu maso hawe nturebe ibyaha byanjye, kandi uhanagura amakosa yanjye yose. Mana undememo umutima uboneye, kandi unshyiremo umwuka mushya utuma nshikama. Ntunte kure y'amaso yawe, kandi ntumvaneho umwuka wawe wera. Unsubizemo ibyishimo bituruka ku gakiza kawe, kandi umpe kugira umutima utuma nkumvira. Abacumura nzabigisha inzira zawe, kugira ngo abanyabyaha bakugarukire. Mana y'agakiza kanjye, nkuraho urubanza rw'amaraso, kugira ngo ururimi rwanjye rwishimire kuvuga ibyo
gukiranuka kwawe. Yehova bumbura iminwa yanjye kugira ngo akanwa kanjye kagusingize. Ni uko utishimira ibitambo, naho ubundi nari kubitamba. Ntunezezwa n'ibitambo bikongorwa n'umuriro. Ibitambo Imana yemera ni umutima umenetse kandi ushenjaguwe. Mana, ntuzawusuzugura. Ugirire neza Siyoni kuko uyemera. Wubake inkuta z'i Yerusalemu, nibwo uzishimira ibitambo byo gukiranuka, ukishimira ibitambo byotswa n'ibitambo bikongorwa n'umuriro, nibwo ibimasa bizatambirwa ku gicaniro cyawe. Iyo niyo zaburi uyu Dawidi yanditse nyuma yo gukora icyaha. Mwabyumvisha ngo nkureho urubanza rw'amaraso. Uyu mugabo yarazi kwihana pe. Ni mu nkundire tubyemere, ni mu nkundire tubyumve kimwe. Uyu Dawidi yarazi kwihana, nimba ari amagambo muyumvisha. Yari umuhanga cyane. Mwumvishe ukuntu yabwiye Imana ngo imbabazi zawe zihoraho ibihe byose. Mwumvishe ukuntu yabwiye Imana ngo Uwiteka ngo ibitambo si byo wishimira, ngo ahubwo icyo wishimira ni umutima umenetse. Mwabyumvishe, si ngombwa kubisubiramo, gusa murumva neza ko uyu mugabo yari asobanukiwe neza ko yakoze icyaha kandi atewe ubwoba nacyo, ndetse atewe isoni n'icyaha yakoze. Niko gusaba Imana imbabazi muri buriya buryo. Isomo twakwigira kuri Dawidi rero, nta ntungane ibaho, nta muntu utunganye, ariko Imana ibabarira umuntu wese wihana bivuye ku mutima. Ni ukuvuga ngo nta n'icyaha kibaho Imana itababarira. Kandi ikindi tumwigireho pe. Yabwiye Imana ngo hisha amaso yawe ibyaha byanjye. Ntiyashakaga ko Imana ireba ku cyaha yakoze habe na gatoya, ahubwo ireba umutima Dawidi afite. Uwo ni we Dawidi rero, uburyo yabanye n'Imana mu byaha byiwe, uburyo yageragezaga no kubyihana. Iryo ni isomo twakwigira kuri Dawidi. Noneho ni byinshi twamuvugaho pe. Mureke dusoreze kuri aka kantu. Uyu Dawidi rero ni byinshi, ntabwo twavuga ibintu byinshi ngo tubirangize. Ni byinshi yagiye akora, ariko ukeneye kumenya byimbitse kuri Dawidi yasoma Zaburi. Buriya Zaburi ni igitabo kiryoshye cyane, cyerekana uburyo uyu Dawidi yabanyemo n'Imana kandi yari umugabo Imana yishimira. Dusoje rero, Dawidi yabaye umwami w'umunyabwenge, aba intwari, aba umunyamaboko, ariko kandi n'umunyacyaha. Ni umunyacyaha wababariwe. Imana yamwise umuntu uhuje umutima nayo. Imana yaravuze ati umuntu uhuje n'umutima wanjye ni uwo Dawidi. Dawidi ni umwe mu bakurambere ba Yesu Kristo, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Matayo igice cya mbere. Ku batakizi rero namwe reka mbabwireho gato cyane kuri iki gitabo cya Matayo igice cya mbere. Tugiye kureba hamwe uburyo Dawidi nyine ari uwo mu bakurambere bo kwa Yesu, cyangwa se ari uwo mu muryango Yesu yavukagamo. Hano rero ngo ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi. Mwabyumvishije? Murumva ko Dawidi yari uwo mu muryango wo kwa Yesu, cyangwa se Yesu yavukaga mu muryango wo kwa Dawidi. Ngo amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Mwabyumvishije? Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda, Yuda bene se, Yuda yabyaye Peresi na Zera. Kuri Tamari, Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nasoni, Nasoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi. Kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi. Kuri Rusi, Obedi yabyaye Rusi. Obedi yabyaye Yesaya, Yesaya yabyaye umwami Dawidi. Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya. Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya. Uyu Salomo wavutse ni kuri wa mugore Dawidi yateye inda igihe umugabo we yari ari ku rugamba. Nabibabwiye, yaramusambanyije anamutera inda kandi amwicira umugabo. Uwo mwana rero wavuye aho ngaho niwe Salomo.
icyo gihe Dawidi akora icyo cyaha havutsemo Salomo yabyaye Rehobowamu yabyaye Abiya yabyaye Asa yabyaye Yehoshafati yabyaye Yoramu yabyaye Uziya yabyaye Yotamu yabyaye Ahazi yabyaye Hezekiya yabyaye Manase yabyaye Amoni yabyaye Yosiya yabyaye Yekonani na bene se. Ibihe bimuriwe i Babuloni. Bamaze kwimurirwa i Babuloni, Yokani yabyaye Sharutiyeli, ubwo nisumwe twita Saratiyeli yabyaye Zerubabeli yabyaye Abihudi yabyaye Eliyakimu yabyaye Azori yabyaye Sadoki yabyaye Akimu yabyaye Elihudi yabyaye Eliyezari yabyaye Matani yabyaye Yakobo yabyaye Yozefu umugabo wa Mariya ari we nyina wa Yesu Kristo. Mwabyumvisha ukuntu byagiye bihererekana uburyo aba bose bakomoka kuri Aburahamu bakamanuka no kwa ba Dawidi no kwa ba Salomo. Kwa Salomo havamo ba Yakobo babyara Yozefu uriya muhungu wa Yakobo niwe warongoye Mariya ari we nyina wa Yesu. Murumva ko Dawidi ari sekuru wa Yesu. Muri kumva icyo kintu? Murumva ko Yesu akomoka mu muryango wa Dawidi, nimba mwabyumvishije neza. Murumva neza. Niyo twagarukira hano ashakaga kubabwira yuko uyu Dawidi na Yesu bari mu muryango umwe. Byaramanutse biramanuka, kwa Aburahamu baramanuka babyara Yesaya yabyara Dawidi abyara Salomo aramanuka havukamo Yakobo aramanuka havukamo Yozefu ajya kurongora Mariya bari ubyara Yesu Kristo umwami n'umukiza. Murumva neza ko rero Dawidi ari nka sekuru wa Yesu cyangwa se bava mu muryango umwe. Ibyo biboneka muri Matayo, n'uzahuguka azabisome. Dusoze rero, ni byinshi twavuga kuri Dawidi ariko sinabura gusoza ntababwiye iki kintu. Imana ireba umutima, ntireba ng'igihagararo, ntireba icyo ari cyo cyose, ahubwo Imana ireba umutima. Ikindi kandi twasorezaho nuko kwizera Imana biduha gutsinda, bikaduha gutsinda ibikomere nubwo twaba turi batoya. Ikindi nta cyaha Imana itababarira, icyaha icyo ari cyo cyose upfa kuba wakihanye ubikuye ku mutima. Reka dusoze mbabwira ngo murakoze cyane kubw'igihe